muraho neza nyakubahwa. Muraho. Yewe ndimo mpita nciye mu muhanda hano hepfo mbonye ari gukora kaburimbo, ndi kure ukuntu umuhanda bari kuwukora. Imihanda iri gukorwa neza cyane tukishima. Bitewe nuko mw'ikigeno no timuhe by'amatora aho abakandida bari kwiyamamaza, ciye gutya no hepfo numva umuntu uri kuvuga kw'ishyaka rya RPF, ku mukandida wa RPF. Ntago nari ndimo ndi kuvuga, nari ndimo ndasenga. Okay, tubabarire cyane. Uri murasenga arya yo mwaje hano niho bita ngo iki? Ni mu rusengero so? Aha niho bita mu butayu. Mu butayu, wari waje mu butayu? Yes. Nese ko mbona uhetse igikapu, waje mu butayu uhetse igikapu? Mvuye ku kazi ntekereza ku matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite bacu. Ariko maze kugera ku uyu musozi mwibuka kera bawitaga Ruhanga. Ariko maze kuwugeraho ndavuga nti uyu Ruhanga rubu ntisobanura rudahangarwa. Navandi reka mvukameho mbwira Imana, mvuge ati Imana mvukamye kuri Ruhanga. Yes. Aho rero maze kuhagera nibuka ko dufite amatora ku itariki 15. Itariki 15 z'ukwa kangahe? Z'ukwa karindwi. Nibuka ko dufite amatora y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu niwe tureberayo. Nubwo tuzatora abadepite ariko ni intumwa za rubanda, ariko ntago zijya zitwinjirira ngo ziturebere ibyo dukwiye. None se ufite abakandida batatu, nk'abakandida batatu mu by'ukuri bibasengeraga? Ubu se ntago ubona ibanga? Ngiye surimo ndebe. Ntago uri kubona ibanga neza? Ntago uri kubona ibanga neza? Iri banga. Okay. Kugipfunsi iyo umuntu apfumba asaba yiteguye gupfumbaturira abantu bakagira icyo bafata. Yaravuze ngo ubumwe, arangije ashyiramo akantu kitwa amahoro na demokarasi. Ubumwe, demokarasi n'amajyambere, sibyo? Ubumwe, amahoro. Ubumwe, demokarasi, amajyambere. Ndumva ubizi. Wowe ubizi kumva. Ubumwe, subiramo. Ubumwe, demokarasi, amajyambere. Hoya, tangira kuri kamwe. Ubumwe, demokarasi, demokarasi, amajyambere. Amajyambere, aho ni hoho. Ubwo ninde? Uwo ni Paul Kagame. Niwe uzatora? Niwe nzatora. Ni nawe wasengeraga? Ni nawe nasengera. None se mu butayu Imana yakweretse iki? Yanyeretse intsinzi. Intsinzi? Intsinzi rwose y'umukuru w'igihugu wacu twemera. Tuzabyina kadiho turirimbira Imana ishimwe. Ho munsi tuzemeza abadupingaga, abadufata ukundi n'abatwitiranya, ngo tuzabereka ko dufite Imana Abanyarwanda. Uwo ni umukuru w'igihugu wacu Paul Kagame. Twemera kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, tukazenguruka ukwezi kose tukakurangiza. Ubumwe, subiramo. Demokarasi, amajyambere. Amajyambere, aho ngaho. Okay, rero urakoze. Nanjye nandi mu rugendo nihitira, gusa reka nifuze ko byibuze ku munsi wo kubyira intsinzi nawe uzaba uhari, aho tuzahura nawe uzaba uhari. Yewe ubu ngubu ndi mu bumwe, vuye mu kazi. Aka kazi iyo igihugu kitaba gifite, igihugu cyaba gifite iki? Umuyobozi mwiza. Subira. Ubumwe, demokarasi, amajyambere. Amajyambere, aho. Okay, aho niho ndavuga ngo noneho FPR niho izira rero. FPR, oye! Wabonye ko nambaye umutuku? Ariko bagifata bagishyize hejuru. Wabonye ko nambaye umutuku? Wambaye umutuku. Nambaye umutuku. Okay. Noneho ahubwo, sibyo? Ntambara ya nteru. Noneho wowe ndagwa nimero yanjye nkwemera kugurira Lacoste nziza ya RPF. Ya RPF. Ndayikwemerera rwose. N'umukuru w'igihugu yayinyemereye. Nimba mu masengesho wabyeretswe
mu murenge mu karere kande ka Nyarugenge yambwiye ati umuntu wese weho umupira ndawukora muri make uboneye mu masengesho wari urimo hano none se nsenga mbayari urakoze cyane bivanye uburetse n'umupira umupira se azawumusha ese nari nibagiwe witwa yes mpingutse ku iyi kamera yawe nitwa Pastor Niyomugabo Jean wakunze guhangana n'ibintu by'ibyifuzo bitandukanye abanyarwanda bigeze buriza ibiciro turi muri studio yitwa Adogis TV turasenga Imana turavuga ati Imana hindura ibi biciro umuceri wari ugeze ku 2,000 ariko ubu ngubu uri kugura amafaranga angahe sha vuga ntago mbizi ntago mperuka kujya guhaha kiro cy'umuceri kiri kugura amafaranga icyo dufite igihugu cyiza rero aho niho igihugu cyacu kiratengama kirafise gifite umukuru w'igihugu mwiza urakoze cyane noneho tuzasubira hoya tuzasubira ahubwo tugumye dusubira urakoze cyane tukagumya tukaganira reka nkureke ukomeze gahunda yawe mu butayu urantunguye nsanzwe n'ubundi wari usanze ntashye Imana imaze kumbwira ngo igihugu cyacu ntacyo none reka tugende tunaganira nanjye wabona umunsi umwe uzaza hano mu butayu ukansengera ugiye kumerekeza se nanjye ibyiza by'Imana bikangeraho ubwiza bw'Imana bukayangana ubwiza bw'Imana